Utavuga sha ukorera nde gurane sha ukorera nde utavuga sha umuntu yanze kuvuga kabisa sha utavuga sha tugomba gushaka ipesi ntaravuga dukande kuvugabo urumva sha wanze kuvuga uzavugira mu ijoro tugiye kugukuramo ubugabo bwawe akazi ko mbona ari danje kanigize inyuma gato ndabona akazuba kameze nabi sabana natumye baranzanira umuzigo ugaragara cyangwa n'ibya bindi byabo mbona badahinguka cyangwa babafasha mbona amafaranga umuntu yanzaniyeyo nadahari bazanzamenya neza uko yuzuye niko nshaka do endari Wakado? Ntabwo nyumva? Ndakumva. Cyane by'iki gihe vuye mubwire vuba. Kira ngo kuyakorera ntago aba yatuvuna. Kugira ngo mbwire. Nunzane igikapu wa muntu yanzaniye ndeye ko amafaranga azanye yuzuye. Papa ko ndi kubona byananiye byagenze gutera. Kiri boye wagiye. Papa ndi hano. Genda urebe icyo natumye munzanire nirebere niba amafaranga yanjye yuzuye. Ntabwo muzi ko aba yavunnye abantu mwabaginga. Reka tugende tero. Tero ni. Dore ngiti twakize. Mushyire hano. Sana. Kuva gitubutse wasanga arimo. Umva mani, okay. Ejo bosi yandakariye. Kubera iki? Impamvu bosi yandakariye nuko akazi kagenze nabi. Kandi nawe urabizi. Tugomba kubinoza. Ambo, uyu munsi yamaye komisiyo yuko iyi mission tugiyemo itagomba gupfa. Turajyana? Yes, turajyana kabisa. Uyu munsi tugiye gushimuta umuntu w'umwana. Niwe bashaka. Ndumva uwo muzigo uraburemereye. Niyo mpamvu tugomba kwitonda kugira tutabyica nka mbere. Cyane.
ndakeka uri umuntu wanjye tugiye kubinoza neza cyane. So muri boss dukorera ninde? bose dukorera Yes. ni akazi ushaka sha Ndagashaka suze ko sigo ndi nkorera mbere njyewe ubundi. Njye ndi nkorera mbere. Urumva nkuko nayo maze kubivuga. Cyane. nuse mwana naguhembwa Guhembwa ndahembwa tu. bose ntago duhembe neza amafaranga ntago yaboneye kujya Ugomba kuduhemba ariko umuziko ubu tugiye kuzana uraremeye agomba kongera umushahara. oya ntabwo ugomba kumenya bose kandi utazongera kubimbaza Sawa munyihanganire. twagiye Tugiye gukora umwitozo gato tumaze twibutse. umwitozo ntari bitugora ariko iyi mission idapfa Naribi. okay Yes. ntari Iki twakizanye. Ubwo mbona kingana gutya arimo sha. Muri Harimo mwijoro bose. Hanze. ndabizi Manze nambara udukweto. mwakwiga ubujura mukiri bato. Nta nubwo avunjije ndagaswa. Noneho nzabamara tu. Umuntu akoresha ukuri cyangwa uko ariko kose. Uhamagare baba pampe ndagaswa ndakubona ifungo barizanye ryose. Halo. Genda batumiye mwageze he? Wa muntu wanjye amafaranga yayazanye. Mutebuke cyangwa ariko mwitware neza. Hahandi nababwiye. Ikumvuza ubwenge sha. Hahandi nababwiye ariho mucisha iyo mari. Abantu batazongera kunsuzugura. Sawa turasubira. va bro sha hano ni habi pe ushaka handi hano pe Iheshe pembeni ukuntu. hano hano ni habi pe Tubikurikirane. Hara tunabonye bro wabonye ariko.
navuye ku muhanda nyine kuri meni kuri kaburimbo. Ningera kuri kagashama ndatambika ndakomeza manuke. Ndatambika. Okay, sawa naingize ngo ndakomeza manuke ariko nabireka nambike. Okay, sawa naribi. Sawa. ariko se mani ya myenda ushize he? Si imyenda y'akazi se tuyaga tujye gufata amafaranga niyo mpamvu nayabaye nyitsembye kumbe niyo mpamvu cyane sha bosi nyine mani yaramaje nyine kumamagara ngo amafaranga ngo yabonetse amafaranga yabonetse rwose ubu tugiye guhera mutelefone n'ijana bihagaze nyashi uko tuvuye ku deposit uko yabimbwiye tugiye kuza ariko nuko wahinduye imyenda ariko nta kibazo wenda keka botini yanjye niyo nagumishijemo ako niyo nabirenze nari tugiye kugerera ku mutaka rero Yesuwe utambira gura ni umufungo boss na undi mu boss rwose nzakorera ibi ni ibifaranga umva se boss nudutuma na Yesu tuzamuzana ni ibifaranga boss reka mfunga ahubwo ndabahemba mwitonze boss ariko nyine ngufunze bo ariko nakubona pe ufite umufungo pe ntabwo watangarira amafaranga gutyo uri umukene ngo nkure natwe tuzakira boss natwe ko tuba dushaka wewe amafaranga ngo Yesu uzamuzana cyane nzamuzana n'umufumo mu yanga ubonye ahangaha mu gikapu uzagenda uvuga ko ubonye amafaranga no gupfuza bari abantu wirwa uzana umenye ko kubakurikira byoroshye cyane gahunda nabaye se muyizi gukora parasimbi ku gukora akazi reka nze mbahebe urumva ariko uyu uri kwivugisha ngo Yesu azamuzana uzi ko Yesu yaduteza ibibazo wowe na Petero namuzana ahubwo uyu muntu wacu rwose ndebe kuguhera aravugagura boss ihangane Yesu uko ubizi yemera ibikorwa nk'ibi boss tubabarire abo si imashini twamenye wa mwana utaziba se nkawe mwuguri mu biki boss uzica ariko ntuzibe kanze mbahebe wowe ndaguhereza ngahe bose nkuko twe twabipanze akazi karatugoye ngiramereza n'ibihumbi 100 se wishe umuntu kugenda ukamushyikiraho namugutumye wishe umuntu ariko boss mwagiye mureka kumenya aya mafaranga uzi kugira ngo ngeraho erega boss ujye umenye ko na risike tuba twanyuzemo tuba twirinze polisi ese kase ko nta gikomere wazanye boss ni ukuri twe tubikora twe mu buryo bwacu twe turabikora neza uburyo bwawe ariko ibikomere biri ku mutima ntabwo ari ku isura ahantu hose wowe ukuremo nkurebe bose ntabwo byakunda ni uwo mutima ukuremo nkurebe nimba wakomeretse kaze mu kubishaka tuza rero wowe wambwiraga ngahe 100 boss nase wishumu ariko boss ni ukuri tuba twavunitse pe oya je kuba nkuhaye 10 urumva nayo gukoresha mu gihe dutegereje imari kigenda urumva wewe mwanga 40 bose amafaranga mutangira no kugura fatashye
Boss aya ngaya basi. mukuru nuriye muhaye n'agashyashya heruka gufata kuri iyo note ryanjye Boss wanjye yari. bangiye kuyizima Kuyizina. ibyo bita kwirwa nicaye numva ategereje n'abatumye kuva kare mwanyana zimbwa mwe bose ni ukuri tubabariye ntabwo Ntazongera. umuzigo mwawugejeje hariya rwose twabigejeho nk'uko babivuze be fresh. Boss katugende. Turabona se ko wihuta nkaho muri kumbeshya sha Boss tugiye gufata umwitozo reka. Tuzagomba no kubanza twitoza. ariko ubwo haje umuntu urwana batumye umuntu muzima uhagaze wamuzanaho Uzi twakoze ejo bundi. bose ni ukuri twamuzana ubona ushaka kwipanga nkaho ushaka gutwaranya Boss munyanga. uwo muceho mbabure na uracyafite ikinyabupfura sha Kamwe muganda cyo boss mu kintu. nawe ubyitoze Cyane. ejo hari akazi Cyane. ako kazi nta kuntu twagakora muzanshaka Gambo we tugende. mujye kuryayo ngaho nta kibazo bose ngaho uramuke Umunsi utasa wabonye. sha umunsi utaha wari umeze neza pe Fresh. sha ni fresh pe ariko sinakubwiye narakubwiye ngo uriya mu boss yanga umuntu umumenye Cyane kwiga mumenya ni iby'ubwenge. Kumara amafaranga asa icyo twaye. ndakeka wabibonye Cyane tu. kwirirwa umumenya ni iby'ubwenge Cyane. Ntabwo se muri tabone ndi muzigura. ahubwo ikintu dushaka uyu munsi nanone nawe ntugende nabi dushaka ko dufata boro yacu neza umuzigo tuwugenda neza twaje Yes. nk'ubushize Yes. bose wabonye ko nyine yatwishimiye Cyane. se hari ikibazo Cyane kwirinda. Ako igihe kizageza ko bati boss ongera. bosi uzijya azongerera azongera noneho nitugera kuri ya level ku cyicaro gikuru bamutumye umuntu mukuru Kuri high table. yes burya turi gushimuta abana batoya Yes. To. Oya tuve mu magambo. To. Wanga undi muzigo. uraniwe Kuramo ingofero imaze urebe neza. Reba neza ko ngugize ubanyweye iswaga nyinshi. Reba. mwana igabanye kabye mwana ariko ugiye ko nkukuri ugiye ko nkukuri ariko Ako nawe kuntu kumushara ujye ubyetaho. utazongera ibyo bintu Nawe tugenda. shaka nyitaho amafaranga yose ntago nkuhemba ukishima Amagambo. ntago kunyuze shaka undi boss. bituza Boss subize se. bituza Ako ngira nakwishima ko umemba neza tu. Nta nundi mukozi nabonye nawe. nimba tubonye boro tukadepoza Okay. amafaranga wagiye mu rugituza Ejo ndo ntayemo n'agatipu ndemera. nose ikintu ahubwo tugende tuve mu magambo Na- niwe uzanye amagambo Reba tugenda. Ako Tugiye. muzigo ni fresh. What happened? Uriya mwana ko mbona umutwe biti byihuse. Hano hashobora kuba harimo ikibazo. Umwana mu ishyamba. Okay. Kanze njye kure ibyaha byo wasanga narwaye nsaza arwaye nabafasha bakamujyana kwa muganga.
ararwaye afite iki kibazo? komeza mu nzira zawe ntabwo bikureba. Nshaka asa wakomeje kumenya ikibazo afite. komeza mwana. Nshaka kumenya ikibazo afite. Inzira yawe suyizi dore yiri. Yishuri. Wewe unagana? Nazaje zararwa. Waraho unabonaga bokurikirana sinabahiye. Ntago mbazi ariko badara abashimusi. Iwanyu hano ni iwanyu. Wewe nakututa. Nazaje